u Rwanda rwa mbere y'umwaduko w'abakoloni rwari rwunze ubumwe bukomeye ruyobowe n'umwami akaba n'ipfundo ry'ubumwe bwabo. Abanyarwanda bari bareba ku moko gakondo basangiye ururimi, umuco, imyemerere, imiyoborere n'ibindi byinshi byabahuzaga. Nta hantu na hamwe mu Rwanda higeze haba agace k'abahutu, abatutsi cyangwa abatwa, ahubwo amoko yose yagaragaraga mu mirimo itandukanye ijyanye n'imiyoborere n'imihango y'igihugu, bakaba beremeraga ko bose ari bene Gihanga. Ibi rero ziko byakomeje kuko aho abakoloni baziye batangije bene Gihanga bimakaza amacakubiri, ibyari ibyiciro by'imibereho babigira ubwoko, hari n'aho bashingiye bateranya abari basanzwe basangira akabisi n'agahiye. Byarakomeje kugera ubwo hadukaga imvururu zo muri 59 ubwo abatutsi bameneshwaga abandi bagasigara nta burenganzira bafite mu gihugu cyabo. Abanyarwanda baravuze ngo ijoro riba ruwareraye. Aya mateka n'ibindi byinshi biyashamikiyeho turabibwirwa na bamwe mu basaza n'abakecuru bacu twabyirutse dusanga bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, mu nkambi ya Gahunge, muri Kimuri, Kidongo na Rwenjaza. Nanone abanyarwanda baravuze ngo utazi aho ava amenya aho ajya. Mu rwego rwo gusigasira no kubungabunga umurage n'amateka y'igihugu cyacu, twegereye bamwe muri abo basaza n'abakecuru bacu twashoboye kubona, maze batuganirira kuri ibi bikurikira: imibanire yabo mbere y'imvururu za 59, uko imvururu zadutse n'uko bahunze, imibereho yo mu nkambi muri Uganda, ivuka ry'umuryango RPF Inkotanyi n'uko bagarutse mu gihugu cyabo n'ibindi. Nimukurikire ikiganiro wumve yuko RPF yagejejwe hano n'ubumwe. Yego. Wumva umuntu uzaza akakubwira ngo arashaka ko kukuyobya, umenye ngo arashaka gutesha cya gihugu Imana yagusezeranyije. Kandi ku isi ibihugu bigira Imana ni ntabwo yaba Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda. Barumva Imana y'Ubuganda, Oya, barumva Imana ye na ye. Ni ibihugu bibiri. Abasenga barakubwira ngo Mana y'Isirayeli. Yego. Mana ya Adamu, Mana ya Aburahamu na Yakobo na Isaka. Nanga ni Imana y'u Rwanda. Ku isi hose ni ibihugu bifite Imana. Ubu dutinya kunywa amazi adatetse n'umwana ukayamubuza, ariko ubwo wongera gutya ukura ububi aho inzovu yakandagiye, ibyo bizi ukagira gutya ugakumakumaho hari nk'urugo utazi tukaba ntacyo twabaye. Ariko batari bafite amafaranga bahunze batyo, icyo gihunga barakiryaga kikabananira. Ndabwira ko ari iminsi the view umuntu ageze kwa Rudugira areba hanze avuye mu train wumva gutashye, wumvaga n'ubwo I feel that numva Kimuri akiri iwacu. Yeah, so wumva wageraga aho ngaho uvuye nko mu train uvuye Kampala, wageraga bareba hakurya kumva watashye, then ugatangira uramukanya n'abantu rero kwa Rudugira ukagera kwa Gafumba warahatinda kuko mwagomba kuganira utanyura ku rugo na rumwe, utanyura ku rugo ukaba kwa Gafumba, ndetse hari kwa Gasaraba, ukaba kwa Gasaraba ukajya kwa Karekezi, Simoni, so ukagenda uramukanya gutyo. That thing n'ubwuzu bwinshi cyane. Yeah, urugondo n'icyo akava mu murima akaguhobera, that ko guhobera nta muntu ahandi ushobora kubibona. Ntabwo ngerageza kubyeexplainingira abana banjye ntibabyumve. Twebwe twari urubyiruko icyo gihe, twari abana bato, ariko hari ahantu twari tuzi hitwaga kwa Nyabujisho. Uribuka ikintu cyabaga kwa Nyabujisho cyahozaga abantu? Kitubwireho. Ikintu yakoraga yikoraga umurimo wo kwicururiza inzoga. Abantu bose bashaka kwica akanyota bazaga kwa Nyabujisho. Uraho Rwanda rwacu, uraho Rwanda nziza. Nitwa Nkunziza Claver, ariko hagati aho harimo n'akandi kazina Petero Claver, ariko abasaza n'abakecuru banzi nka Claver, Nkurunziza Claver.
mfite imyaka 71. kugaragara kuri muto tubikesha Imana. Nkaba naravukiye mu Rwanda nyine muri icyo gihe. Igihe cye u Rwanda rwari rutarabona ubwigenge. Amashuri nayatangiye navukiye muri komine Kabarondo niko bayitaga, perefegiture Kibungo, ahantu bita Irukira na Bugambira hafi y'Ururamira. Ubu ni muri Kayonza. Ni ibirometero nka 12 uvuye Kayonza mu mujyi. yego ugana Kabarondo. Natangiye amashuri primaire muri 5 nyirango na 4 cyangwa na 5 gutyo. Byari bigoye twari tugenda urugendo rurerure. Ndabyibuka rero hafi ku musozi wacu aho nigiye hari primaire ya mbere gusa. Noneho primaire ya mbere irangiye ibingiyo primaire ya mbere nayigiye Bugambira ibirometero nka 4 uvuye mu rugo. Ubwo no kuvuga ngo nagendaga ibirometero 8 kujya no kugaruka muri primary ya mbere. Umwaka wa mbere ushize urangiye tujya batwohereza ahitwa Iruramira, ni hafi ya Kayonza gatoya. Hari ibirometero bindi bigeze nko mu 8 cyangwa 10 gutyo. kugenda gusa umwaka wa kabiri tukagenda urwo rugendo. Aho ngaho ni hafi y'ahantu hitwa Inkamba. Hari nanone primary ya kabiri ni ya gatatu. Niko byari bimeze. Ubwo mpiga iyo myaka primary ya kabiri ni ya gatatu. Igihe kigeze rero umwaka wundi urangiye. Ubwo turimuka tujya nimukiye Munyaga. Munyaga hagati y'Umunyaga na Rutonde. Yego. Noneho naho mpiga umwaka wa 4. Mu mwaka wa 4 rero jye nageze mu wa 4 muri 59. Igihe umwami yatangaga. Yego. Ubwo ari umwami ndi. Umwami Mutara Rudahigwa. Yego. Yatanze mu kwezi kwa 7. Ubwo natwe twari turangije igihembwe cya nyuma cy'umwaka wa 4. Ubwo abatsindaga bagatambuka bababwiraga aho bazajya kwiga. Banyimuriye Rwamagana mu mwaka wa 5. Ariko nahize iminsi 3. Urumva? Icyo gihe rero abantu bari baratangiye kwangana babivyemo imbuto y'urwango. Yego. Nitwa Joseph Gakire. Muka muri komine Mushishiro mu karere ka Muhanga. Navutse muri 42 mu 1942. Njye namenye ubwenge nsanga abanyarwanda bose ari bamwe bahuriye ku bunyarwanda bwabo, kandi nsanga abanyarwanda bahuje umuco, bahuje n'ururimi. Ariko icyo niyongereraho njye ku bushakashatsi nabonye ndi mu mahanga, uko abanyarwanda bahuza amazina. Abanyarwanda bose bavuka kuri Kanyarwanda ko natwe twabisanze, Gahutu, Gatutsi, Gatwa, bakaba intumwa ari 3, bakomeza kubana, barabana
bagahura ku rurimi bagahura no ku muco nibyo byabarangaga bagafatanya mu bikorwa mu bintu ikintu cyabubakaga cyane ni iri jambo ryitwa ubudehe bagatabarana ubudehe bwo bwari bumeze wabaga ufite igikorwa ushaka gukora ukenda inzoga wamara gusenga ugahamagara abaturanyi turi muze n'umwakagize ejo bakaguhingira ejo nawe bakaguhingira ejo undi bagahingira nk'ubu umuntu yarwara batabaza abantu bakaguhekera umurwayi umugore yajya kwa muganga afite inda bakamuheka induru yavuga bagatabarana nk'umujura aje bagatera induru bagatabarana wowe utatabara mu gitondo bakaguca ibihano by'uko utafashije abandi bakabazaho abandi bagahura mu kubumwe bw'ibikorwa ibikorwa bahuriraho ari iby'amaboko n'ubukwe bakabuhuriraho bagatwererana bakanashyingirana. Mukandori Mariya Mukandori Mariya madamu wa Muzehe Nkurahira wa Matiyasi Nkurahira Matiyasi yatwabatirijwe mwabatirijwe hamwe Matiyasi Matiyasi Nkurahira rero uyu ukaba uri Mukandori Mariya madamu we burya mwabatirijwe hamwe umunsi umwe ubwo tubatirijwe umunsi umwe turakomezwa turasezerana ubwo byose twarabirangije twari turi Kamwenge muri Toro muri Toro niho twabatirijwe niho twasezeraniye ariko tuva mu Rwanda inahangaha twari tutarasezerana no kubatizwa twabatijwe tugeze mu Uganda ariko mwari mwarashakanye twashakanye twese turi abasore mbere se ya 59 ubuzima bw'abanyarwanda rusange namwe wabonaga babayeho bate mbere yuko batangira guhunga byari bimeze bite baturanye bameze neza hasanze data bukwe n'amabukwe n'abaramu banje bose bishwe n'intambara bamwe bishwe n'intambara abandi barisazira data bukwe n'amabukwe barisaziye twebwe rero turahunga turahunga tujya mu Uganda aho ngaho muri Toro. Ubwo muri icyo gihe muri 59 se mutarahunga mwari mwarabyaye mwari mufite abana cyangwa wari ukimariya nawe twahunze twarabyaye dufite abana bakuru dufite abana bakuru barasabye ndashyingirwa nk'aho wese uvuye iwabo turageze ariko tutarasezerana twasezeranye twarashakanye ngo ngira ngo hari twari dufitanye abana bane abana bane mbere ya 59 ni kera dore ibi byo guhunga se abana wacu ukurikira uburiza arafite abuzukuru ni kera cyane twibwira nanjye nitwa Beresira Mukankusi aba nari umufasha wa Bisende Munyankuge. Yego birumvikana ko mwari mutuye za Kimuri Kidongo dutuye Kimuri Kidongo yego ubundi mbere twariho neza tukiri mu ngo zacu dutunze inka zacu dufite ibintu byacu yego wavutse ryari wavutse ku ngoma yande ya Musinga noneho rero wavukiye hagana hehe navukiye i Muhura mbere yuko intambara itangira mwabanaga mute n'abaturanyi mwabagaho mute mwabanaga mute twabaga neza gute twabaga neza cyane twaraturanaga abana abakobwa abahungu abana bakabana ba nyina bakabana nta macakubiri yari mu bantu abantu baraturanaga bagasurana
bakaganira bakagira igihe baterana imirimo igabanutse bakicara bakaganira abagore bagabo abana nta macakubiri ari mu bantu bakarya kimwe wasigisha umusururu utetse igikoma mbese ikintu cyose barasangiraga n'ibibisi n'ibitetse urwaje bakamurwaza ubyaye bakamugira ku kiri bari abantu bamwe none se ufite amata make bakamutiza amata abagore batunda bagasangira amatunda bagasangira n'abana babo n'imitsima ikintu cyose nta macakubiri nta marozi nta toritori ntabwo twari tubifite n'utaraba hari n'ahantu rwose pe hasa naho bigishijwe n'inkotanyi nizo zigishije abantu barumva bari bamwe. Rero nitwa Gaforomo Gerigori Vianney nkaba naravukiye mu Rwanda hatangiye ibyo abanyarwanda bitaga muyaga. Umuyaga ubwo ni iryo zina rya bavugaga cyane igihe cya 57 61 ariko bikaba byaratangiye ari umwana muto nzi ubwenge twari turimo ko twari turi mu rugo ababyeyi batekanye abanyarwanda nk'abanyarwanda bandi babana ku musozi nicyo gituma ndabyibuka cyane. Navukiye Rwamagana Mushodo wa Gishari ubwo ndi umunyabuganza uretse ko data na mama atari abanyabuganza ni abanyanduga. Naje kuba umunyabuganza rero kubera ko data yari umukozi akora Kabgayi ava Kabgayi aza Rwamagana ku bitaro hariya Rwamagana ajya Rwinkwavu Rwinkwavu ajya kwishana bitaga sanatorium niryo biro ryavaraga igituntu muri Central and East Africa uretse ko hari indi muri Zaire naje kubimenya nkusi. Ubwo urumva rero ko twahunze data hamaze imyaka igera ku 8 avuye iwabo mu Nduga kubera by'akazi. Twavutse rero twahunze turi amaze kubyara abana 3 umubyeyi wanjye Rwagitare Tarisisi na mama Faraziya Wanyonga ubundi mucumaro yanga bakamwita Wanyonga ariko se yaraye. Undi jewe nitwa Musumba wa Buriri Defonse navukiye n'ahari Rwamagana aha nyine dutuye mu 1935 hanyuma nakuriye nize umwaka wa 6. Hitwa gute ahangaha? Ahitwa Nyagasenyi Rwamagana ariko na kera niko yitwaga ariko n'ubu ngubu akagari kacu ni Nyagasenyi iryo zina bafashe. Umudugudu ni Umuganura. Hanyuma rero ubwo niho nakuriye niho nashakiye ubu muri 55 yitwa Maria Kankindi. Iwabo ni Rwamagana hariya hirya kuri Powaru mbese hari iri bahitaga mu Kamwiri. Ubwo icyo ntaramushaka abanje ndangiye umwaka wa 6 batwagiye gukora ikizamini cy'ubuganga Kibungo rero hari noneho hari nk'intara yari teritwari. Hanyuma tujya gukora ikizamini kandi muri teritwari bashaka abantu 3 gusa kandi twakoze turi benshi n'abavuye muri segonderi n'abavuye
buforomo babukozemo dukoze turatsinda twari 25 mu ishuri ryacu dutsinze kuko bashakaga 3 bafata 3 ba mbere handi turasigara hanyuma umupadiri wari haruguru ahawe inshuti yankundaga cyane ko n'abakundaga guhereza kubahamiririza ibintu byose mbese no kuririmba bituma amubwarimu nuko ntangira kwigisha 5 na 3 niho uriya muhungu wa Kamini yaramwigishije mu mwaka wa 5 yari umunyeshuri wanjye umunyeshuri wanjye nuko noneho ibyo ndaza kubwira hanyuma noneho ubwo ndigisha banza kunyohereza Rwinkwavu none atangiye ngezeyo hari umwarimu bari bazanye Rwamagana hano baramwanga bamwanze nayihe igihembwe kimwe gusa barangarura Rwamagana ntangira kwigisha Rwamagana kugeza 61 zo muri 60 nibwo mbega 61 nibwo intambara yatangiye itangira ubundi ariko mbere ibyo mwatubazaga itaratangira twasangaga n'abarimu twigishaga hamwe n'aho amashyaka atangiriye twarabanaga usanga nta kibazo bakajya mu byabo tukajya mu byacu bakaririmba indirimbo zabo tukaririmba izacu nta kibazo cyari gihari. u Rwanda twabanjemo abadage bakoze jenoside y'abayahudi ibihugu by'Uburayi bakorera kampayini ibihugu bayoboraga barabibambura babibambuye noneho u Rwanda barugabira Ababiligi 58 haza kuvuka ibintu by'amashyaka ubwo ruri mu maboko y'Ababiligi ku mwami nde ku mwami Rudahigwa yego Karoli Rudahigwa haza kuvuka noneho muri za 54 na 5 aho umwami Rudahigwa aca ibintu by'ubuhake ko warandutaga ukaza nkaguhaka ukampaka ukangabira inka ushaka imibereho ariko kuguhaka kwanjye ntabwo nabaga nkwanze nabaga nkubara nko mu bana banjye kuko wanshungura ukagira ibyo nkorera niyo umugaragu w'umuntu nk'ubu nashobora kubwira nti jya kwa Mpunga ariko nkutumyeyo niba nabanza kubaza Mpunga yagufasha ate nasanga Mpunga yaragufashe nabi Mpunga twahura tugatongana mufatira umwana nabi umugaragu w'umuntu yari nk'umwana we yaramugabira akamuha inka akamukwerera akaba nk'umwana we kuko yagucumura bakamutuma ubwo rero noneho bigeze muri za 53 Ababiligi batangiye gusakuza bati mukureho ubuhake buvaho inka barazigabana abatutsi batwara umututsi agatwara umugabane umwe umugaragu we agatwara imigabane ibiri iby'ubuhake bivaho bivuyeho noneho haza kuvuka n'akandi kantu Ababiligi nibo hari bari abantu hitwa Manifeste de Bahutu uzakurikirana agatabo kabo igitaramo ngira ngo niba ari 6 i Butare niba ari 3 undi mushaka bamwe ndababwira ngo nibuka baza gusakuza nibwo babwiraga Ababiligi bati umwana w'umuhutu yigana n'umwana w'umututsi arangiza umwana w'umuhutu akurusha umwana w'umututsi umuhutu akajya kumuhera umukarani byarwa byumva vuba abyumvise vuba ubuhake buvuyeho aragenda Rudahigwa nibwo atangiye gutanga imisozi agabira abana b'Abahutu bize araza aho nawe iwacu n'abonzi agenda agabira Dominiko Mbonyumutware washoye intambara Mbonyumutware w'umwarimu ku Kamonyi yize izaza avuka hirya mu by'Imana niho avuka hariya muri mu by'Imana ngira ngo niyo izasarushye se ngaho umurenge wo nibagiwe ko bawita Mbonyumutware bamugabira ahantu kwitwa Kundiza hitwa Mahembe Kundiza intambara yatangiye nawe ndababwiye ko intambara yatangiriye iwacu agenda afata uwitwa Bica mu mpaka amugabira mu Ruhengeri
afata uwitwa Nyamurinda Michel amugabira ku Kamonyi ageze mu Nduga akubita Abanyanduga bamukubise Abanyanduga ntibahingaga bigisha guhinga imyumbati hariya muri Kamonyi bamaze guhinga imyumbati Abanyanduga bamuvugiraho bamwita Gitamisi Michel Nyamurinda ndamurebanya mbonye umutwe abumva abwira mbarebanya n'amaso yanjye noneho n'ahandi abona abonze bo muri Gitarama aho ngabo bagenda bica mu mpaka nawe yari umuseminari ntuza mbonye umutwe niwe wari umwarimu Nyamurinda niwe nyango yize ibutare biramunanira muri Charité Nyamurinda niwe nakomoka hariya hirya za by'Imana aho ngaho noneho igihe kiragera b'Abahutu abazungu bakagenda babashyushye ku mpamvu z'uko Rudahigwa asabye ubwigenge noneho abazungu batangira kubwira Abahutu bati namwe nimusabe demokarasi uvuge ko ubwigenge igihe kitari cyagera niba amacakubiri yaturutse nimusabe demokarasi musabe za demokarasi noneho bariya barwanashyaka ba Parmehutu bari batari banayigaragaza icyo bakoze bakora akantu k'agakoryo ari amayeri ukabona umuntu avuye Nyagatare ngo ngiye gushaka bene wacu b'Abacyaba ngiye gushaka bene wacu b'Abasinga ngiye gushaka naho ukundi n'intumwa za politike zo kwibarura amacakubiri nge mbonye umutwe yatwaraga hariya ku Ndiza ahantu i Nyabikenke muri 57 tugishishe inka zacu ku Ndiza mbonye umutwe buri cyumweru imisaha yumva bikabwaye agenda mu modoka mu witwa Itarini bamwe bari umucuruzi Nyabikenke abandi badafite amamodoka bakabeshya abantu ngo turashaka ko Abasinga bamenyana mu Rwanda turashaka ko Abagese bamenyana turashaka niko Abahutu batangiye politiki y'amacakubiri bitwaza ayo moko kuko nyine nabireba kandi bivugwa noneho icyavuyemo Ababiligi nibo babwiye ati mushyiraho amashyaka cyashenye u Rwanda ni amashyaka noneho bashyiraho amashyaka Abahutu bashyiraho Parmehutu habanje Giteri Butare bashyiraho Aprosoma Giteri ariwe Habyarimana Yozefu ashyiraho Aprosoma iravuga bavuga ko hari umuntu w'umuto ubiba amacakubiri kandi Rudahigwa yaramukundaga aranamusarika Gitera noneho ku mpamvu z'uko hari Gitarama ariho fondasiyo yaho noneho Abanyabutare nibo bari muri Prosoma noneho Gitarama noneho nibo bambonye umutwe n'abandi bakaye Kayibanda ntiyanavugaga Kayibanda yamenyekanye muri 60 mbonye umutwe niwe wari uzwi hari n'undi witwa Maxine Niyonzima nawe yari secrétaire wa Parmehutu abonye Gitarama n'abitwa Bakarepe muri Ndahari n'abitwa ndabasobanura bose batangira gukora campaign bashyiraho ishyaka rya Parti Parmehutu abandi b'Abatutsi bashyiraho irindi shyaka ryitwa Raderi rishyirwaho na Bwanakweri mwene wa Ndazaro b'Abatutsi bavuka mu Kabagari hariya Igitwe babanana bashyiraho ishyaka ryabo noneho batangira gukora campaign ariko noneho intara yo ntiyavanguraga yari niyo nationale hajyamo Abahutu hajyamo n'Abatutsi bakorera hamwe noneho barakora noneho igihe cyo muri 60 runeza kuza ije kureba intambara ngo noneho gutwika biratangira Ababiligi mbese urebye n'abo babitije n'ingufu gutwika batangiriye ku Ndiza uraho Rwanda rwacu uraho Rwanda nziza Karivera Gahongayire ni wa Kimonyo cya Ruhetimpembe navukiye Isovu na Sibagire ahajya Rwamagana niho navukiye ndahakurira nuko intambara itangira uko yatangiye habayeho ibintu mbiga bya politiki by'amanama yabitaga icyo gihe babitaga Parmehutu ibyo gutera hamwe byaje nyuma nyine bakagira inama zabo nari kagira inama zayo mbese Rudahigwa amaze gutanga nta nubwo byamaze kabiri bikiri byiza
bamwe bakagira inama zabo abandi bakagira izabo. Noneho bukeye igihe kiragera, mbese intambara nyine ya mbere yatangiye ariyo kumena ibintu, gusahura, nta bityo bitarazamo kwica. Icyongeye gukurikiraho ni ugutwika no kugenda bica abantu, ariko bitari nk'uko nyuma byabaye, babica buhoro 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 buhoro. Noneho nyine aho nyuma yaho nyine iyo kwica abantu buhoro buhoro, haza gupfa umuntu bitaga Kajangwa. Sovuna Sibagire. Kajangwa amaze gupfa, noneho Kajangwa ipfa rye, Kajangwa yari umuhutu. Noneho ariko akaba yarabyawe n'undi mu batisimu w'umuhutu nawe. Ariko rero we akaba ari umuntu ari umwigisha w'ikigorobo wamubyaye, yigisha abantu ababatizwa. Niho bukeye rero kuko we yari yarabaye rinari, aramuhamagara araza nk'umwana mbe yabyaye, kuko uwo wamubyaye mu batisimu yari rinari kandi ari umuhutu. Amaze kuza baramwicisha. Bamaze kumwica, nibwo byakomeye, baravuga bati rero Kajangwa arapfuye, ibintu biratangiye birayogoye, noneho kwica biraje, gutwika biraje, kwica biraje. Noneho mbese bibishyano biturutse nyine kuri uwo nguwo nyine Laurent Bunaguse w'uwo muhu wa Kajangwa. Niho abantu batangiye no kugenda bahunga. Noneho batangiye kugenda bahunga, abandi babafata abana bafunga, babafungura nabwo. Ndibuka umuntu bita Sebugwiza na Sendashonga babafunguye, baraje bageze ahantu hitwa Cyaruhogo, ahantu buhiraga inka, hari intu z'amazi y'umuntu. Bo baravuga ngo ntibaze, bababamba ku biti ku muhanda nk'uko babambye Yesu. Ku biti bya Gerivariya biteganye, umwe bamubamba nk'aha, undi bamubamba nk'uko ziriya nkingi zimeze, aba ariko bababamba. Noneho amajosi agira ati, mu gitondo bakajya bazinduka bajya kubasuhuza abandi bababambye. Sebugwiza waramutse, dukora iki? Sendashonga waramutse, dukora iki? Yapfuye. Barapfuye nyine, barababambye ku biti, imitwe yari imeze ityo. hari abandi haza abasirikare b'abazayirwa, baza baje kumushaka basanga ntawuhari. Ariko Kabirigi ubwo we yari yaramubwiye ati inama tujyamo niyo kubatsemba. Bahunze bagahunga, bashingiye bakabica. Twumva ngo bishe Matsiko, wari umucamanza, bishe Katarabirwa Katagongera watwaraga Impanga, nuko biba byaje. Noneho rero hari mwene se wabo watwaraga mu Burembo. Se wabo nawe wari uri mu Ruhengeri, mu Murera, azayo n'abahungu be babiri baza kwa Ziruguru batwaragayo. Twumva ngo babacociyeyo, Ziruguru baracika, bahonda se wabo n'abahungu be. Havamo uza gutabaza iryo joro ryose gatuma Sitefana n'abahungu be babicikwa Ziruguru, ariko barahumeka. Mitozo yose rero bari bakibafunze, barahurura baragenda baraheka bajyana mu ivuriro haruguru y'iwacu. Hanyuma ariko barabavura barya ndibo mbese bityo. Ubwo rero shefu Rufozi wari shefu wacu, yari na mubyara w'uwanjye mabukwe yari nyirasenge. Shefu akoranya sheferi yose, Rukoma, hehe, za Masaka, za Kigese, hose
baza baje kudutabara bazi iwacu nabo basanga abo barara batwika basanga baje naho twumvise ko baje gutwika no gutema twebwe turahunga. muhungira heriyo mu ishyamba ry'inturusu ryari hakurya y'iwacu hejuru tujya muri ako gashyamba ku gasozi hejuru hasi yako hakaba igihandagaza inka zicamo zishoka ikizizi cyabo kiramanuka kirekire kiramanuka kiti bageze hepfo yacu turabumva bati tubanze ibikawa tubanze urutoki icyo mubanza cyose ariko burije ngo ntabwo murangiza havamo Patirisi Kiromba abahizi baramba abacuzi ariko atuye aho mu Rusekera aca ku ruhande amanuka ajya muri imbere ati muravuga ngo iki barabimubwira ati rero mubwire harya ngo aragira ko ari umututsi nimubwire umuntu waje umurwayi akagenda akabura umuhetsi umuhekera kwa Narusiko nimubwire umuntu uhingisha twari dukishije abantu mu rugo umuntu uba umuhinzi urwaye cyangwa umuhetsi ninde wari wasanga ateretse bene waba inzoga akamuha ku ruhande cyangwa akamuheza ntimugenda mukanywa mugasabana mugasangira mwebwe yasanze muyinywa ntayinywa hamwe namwe niki gituma ngo arazira ko ari umututsi yigeze gutwara ngo arabatwara ntabwo mwibuka nsaziye inka wagihimira amukurira agasogero ngo inka ze bashaka kumumenyesha mubyeyi ko yakirijwe n'umuzungu yakoreraga nyine hamwe na rubyeyi ntabwo batabaje umuzungu akagaruka bazishoboye zose bazijyanye kwa Rugaravu hanyuma ntabwo bamubujije kugira ubwo rero baramumenyesha mbese muri byose baraje nabo baje shefu yazanye abantu batabara iwacu babandi bica batema inka basahura inka bakagenda bagatemera hariya zose bakarya bakarya mbese n'ibyo bajyana n'iyo bafomoje bakagira n'ibyo yakite mbese icyitwa icy'umututsi hanyuma murahunga rero na shefu atabaye iwacu ahura na ubwo Kiromba arababurira ati abazamutemera tuzatemana abazamurira inka kuko twahuriyeyo nta nka zacu bariye baruriye uko tubanje kugenda n'urutoki rwacu ntibigeze barutema kugeza n'ubu rwacitse. jewe nitwa Mukakayonde Jeanne d'Arc ukwiye kuba hagiye hongera ahandi mazina y'abana ariko niyo mazina yanjye y'ababyeyi banyise navukiye ubu ngubu bahita muri Kibungo bahita ko ari harya Ngoma muri Ngoma iwacu rero ni muri Sake niho bari batuye ni naho navukiye muri 1943 yaje gutangira ibintu bya politiki bikajyaho ubwo abantu baza guhunga bakatubwira abantu bahunze ngo bavuye za Gikongoro ngo bavuye Abanyanduga ngo ibintu kumvaga nk'abana ukumva yego nari mukuru ariko ukabyumva binagushimishije baraza bajya ahantu Rukumberi
aho ni iwacu handi Rukomberi mujya mwumva habashiriye abantu bahageze tukajeyo gusura izo mpunzi ugasanga hariyo abantu bakuru hariyo abana bikajya aho bityo ubwo ni za 50 za 59 ijya kurangira hanyuma za 60 ibintu biba birakomeye ibintu bigenda bihinduka papa yari umusurshefu abantu yayoboraga batangira kuba batamwumva hajya papa ubwo ninde ni kizani twumva isa amatora okay hanyuma rero noneho igihe kiza kugera bakagenda bakajya mu manama ngo Kibungo bakagaruka bakavuga ariko ibintu biracika ugasanga abantu bakuru baraho barabivuga ukabyumva winyuriraho nk'umwana utabiteze amatwi cyane bityo ibintu bigezeho biba nabi 62 61 bahera ko noneho ibintu biracitse ibintu biba ibindi ibintu ni abantu baragiraga inka niba bazikiziragiye abazaga guhinga abazaga gukora imirimo barabyanga n'abana mwahurira ku gasozi ugasanga barakubwira nabi baratukana baragira bate bibaho umugabo umwe twari duturanye rwose ndabireba ngo inka zagiye kona ntiyakabukira ntiyazikuramo ahubwo arayitema atema inka iranapfa biramubabaza inka hari ukuntu igirana ngira ngo umwe n'abantu bagakunda inka cyane nk'uko bakundaga abana babo biramubabaza rwose cyane umutindi umwe umwiciye inka biramubaza turarira ntumukubita ati ni kumukubita se bw'inka yanjye yazuka ntagende n'umutindi bibaho noneho ibintu biba biracitse bakagenda bakagorobereza hariho ahantu haruguru y'iwacu hari umugabo w'umuganga umugore we ngo yari na mwene wacu noneho bakajya rero aho kuri dispenseri hari haruguru y'iwacu hafi bakagenda nimugoroba bakahicara bakaganira bakavugana ibintu biriho ariko si ibi ni ibiki baratereka ibintu byabaye ibindi hari umupadiri akajaza araza ahasanga n'abariya abahungu bari baraje bari bakuru baranarangije kwiga uri uherutse kwitaba Imana na murumuna we wundi w'Ibutare muramuzi nuko arababwira ati ningaruka nkabasanga ndabafunga wari umupadiri agiye hepfo ahantu hepfo y'iwacu ku muntu yashakaga ngo ari we uzaba burugumesitiri ubwo habayeho bya kuba burugumesitiri mbese wari uzasimbura papa agenda akajyayo nawe agakoresha iyo nama abandi nabo bibereye kuri dispenseri bariganirira ibyabo noneho aravuga ngo ningaruka uwo ndabafunga Felicien uriya wabaga Ibutare aramubwira ngo ariko sipadi ngo uradufungira muri tabiri nakuru urabona n'urutoki rwanjye rwakwirwamo kutagerageza Felicien wamubwiraga Felicien ndamuzi ko yareshyaka ati n'urutoki rwanjye ntabwo rwaje muri ya tabiri nakuru yawe barakomakoma aragenda rero ajiyo akagenda na Rukomberi kureba izo mpunzi akagenda bya bindi ngira ngo akajiyo ngiye bukeye rero umunsi umwe none ubwo Felicien we yari yarangije kwiga yaraje no gukora umunsi mukuru yari umugoronome umwana arabizi
araza aza mu rugo, mukuru we nawe aza aje kudusezeraho afite umugore n'umwana. Yari yararongoye asubira Kongo niyo yakoreraga. Aragaruka aza ubwo tugira umunsi mukuru wa Feliciyani ko arangije amashuri. Ndabireba abantu bateraniye aho, hari ba masenge, hari babyara bacu, hari imiryango, hari n'imiryango y'abakecuru bavukagamo. Mbese urabona icyo gihe abantu bari bafite n'urukundo bavindimwe bigaragara. Nuko baraza rero bateranira aho ngaho bakora uwo munsi mukuru, ariko bafite ubwoba. Birarangira bibaho, uriya yari yaje kudusezeraho, adusezeraho we agira ngo agende. Ubwo buracya mu gitondo, ntabwo nshobora kwibuka neza itariki, baza rero baratwirukana. Ba bantu twarebaga, ba bantu tuziranye, ba bantu duturanye, ba bantu abana babo babaga iwacu, twahuriraga ku ishuri aho ngaho, ahantu hose bahinduka, bazana ibiti, bazana amabuye, bazana ibintu by'ishyano byose, kwica abantu. Turahunga tujya ku misiyo. Aho ngaho hari imisiyoni hagati ya Rukumbere, handi impunzi ziba, no hagati ya dispensaire hari baratangiye kuhubaka, hari santarari. Bamwe bahungira kuri santarari ngo mu kiliziya ntacyo babatwara, natwe duhungira kuri dispensaire niho hari iwacu. Tuhageze tureba iwacu harashya. Twumva inyana zabira, inka, kumva tubona imyotsi iracumbeka. Agira umuhungu abereye se wabo Rusine, noneho bakajya bajya Kibungo guteka nijoro, bajya gushaka imodoka izaza kudukura mu rugo. Twari dufite utwana tubiri tw'uducuke duto cyane, twari dufite umukecuru, twari dufite na mushiki wa muzehe w'umurwayi yanaguye urukingo, yabaye inshungereza nyine. Ubwo rero bakavuga bati twebwe ntiturabaye tugenda n'amaguru ngo tuye shakira imodoka Kibungo, ni ngombwa kuza mu rugo. Bakagenda bakagaruka batayibonye, bakagaruka bukeye, igihe kiragera. Bukeye muzehe barabagambanira kubica, aburirwa n'umuntu wari umugaragu wabo, bamwitaga Rubanguka, ngo yaratuye ahitwa Bari, ngo agira atya. Ubwo bageze ku kabari bagiye kunywa inzoga, ubu baringira ngo mu Rwanda niyo bwari bukiza, sinkibyibuka. Bagiye kunywa inzoga, araza ati niko ati, aha uri aba bantu muri kumwe urabazi, uza bari bo, urabizi ko bakuzi. Aho hari na kure y'iwacu cyane. Amubwira Rubanguka ko cyera wari umugaragu we. Niho avuga gatemwa gati ku bana ntako bisa Rubanguka, ati yanyanguye, ati nahagwaga, ati yabimbwe nsanga yabyumvise muri bene wabo. Nuko ngo rero bukeye barazinduka baragenda, bigejeje mu masaha 10. Hari mushiki we wari wagiye ahitwa Bare kudodesha umwenda, ariko agenda musaza we yarabizi. Ageze ahagarika imodoka, aramuhamagara. Baraza bageze haruguru y'iwacu bahitaga Ntarama, ku muhanda bahahagarika imodoka. Wari umuhanda uboneza ujya Kabindi. Kabindi aho rero hakorerwaga n'abazungu, hari abo bitaga babyuname n'iki. Nuko ahera ko aramubwira ati tutagusiga. Araje buri imodoka bageze bativamo, genda ubabwire bitunganye, wese ukuza imodoka yaje mu twagiye n'amaguru ndibutsa, ariko baje kudutwara. Tubabwire bitegure, babwire ko tuje akurira nta kundi. Bahagaze aho maze ngo tubaraza, imodoka barayigota, barahahagarara. Noneho muzehe yari ikiri umusore, akagira mwene se wabo
we wiyemeje kugumayo wowe nta n'ikarita ya parimihutu yari yaraguze twarahunganye na za misiyoni nahagira ati ngo ni umunyafu badukubise ntacyo bitwaye ntabwo tujye nuko yumvise amaze kumuhakanira icyo gihe noneho aravuga ati aragenda ahamagaye Kayugi muze mutware inyana mutware ibisabo baraje ibyo byose barabitwaye ibisabo nyine byari byarahungishijwe n'uwo watwaye inka nawe wabijyanyewe nuko araje muri umunara bitwaye hanyuma turagiye rero tugiye ku modoka haje abarira bene wacu nubwo bamwe bari baraguze amakarita barira bareba tugiye muzeyi yurira imodoka amaze kugera hejuru arababwira ati rero ubu turagiye turahunze amasambu yacu tuyasigiye Kayugi ni mwene se wabo tuyasigiye Kayugi inka zacu tuzisigiye Kayugi ibyo twari dutunze byose tubisigiye Kayugi nitubaho tukaza azabiduha niduhera kandi nuko azabyigumanira abahutu bahera cyane ngo nimugende mama mujye kwiberaho mujye kwikirira abandi bati ntacyo bitwaye muze bati ntacyo bitwaye uko bizagenda kose ariko turagiye turahunze ubwo kugira ngo bitangire kumera nabi ubwo amashyaka nyine yaratangiye ariko baba abantu batyo biraho nibwo batangira noneho guhinduka ubuse bazungaje batangira kugira bate baramuforomye rwose neza urajya niba washyizeho gutora ba burugumesitiri noneho ubwo inari abari ba inari banga gutora ntibajyayo none baragenda baritorera kandi ba inari muri Kibungo barakiri benshi kubigeza aho bibaho bityo umuntu witwa Kajangwe we arapfa ariko yishwe n'iki bavuze ko yishwe na inari ariko ntibyari byo n'ubwo munsi twari twahuye bari batangiye ubukarita bwo kuzatora bashaka gukora ngo referendumu ariko twari tutarahunga noneho mpura nawe ngiye gushaka ikarita abandi ko baje nkabakira we wariyeye ni nta kibazo ati ntacyo ariko ati nibari babakire nanjye uzabunyakira ubundi noneho mbageze aho ngaho wari umukarani wa Sebazungu yari burugumesitiri arambwira ati waje kwenda iki naje gushaka ikarita yo kuzatora yabwo nashaka mbega ikarita imbega y'indangamuntu y'icyo gihe tubyihorere ubundi atubona muzagufata ninde ngo ntibasoze urumva ko yari abizi ngo ndigarukire ubwo nahuye nawe agiye ajya ahantu igishari agezeyo yaragiye ku mitwa Kayumba yari umuganga noneho yari inshuti ye rero uwo Kayumba yari raderi ajyayo agezeyo abantu baramutegeyeyo baramugota hafi iwabo wa Gaforomo bari batuye aho yari yagiye aho ngaho umuntu baramukubise ababonye ajya guca mu idirishya yirutse baramukurikira inkweto iva amarago yakora baramujyaho baracoca bamuzanye kwa muganga ari igihogohogo ahageze ubwo mbimenye ahageze arapfa mbimenye ko ndabona twari duturanye hari haruguru aha nyine bahita mu banyamuriro ndagenda nzamuka njya kubaza famiye yabo mbona barakaye ngurambariza bambwira nabi ndamanuka ubwo byatangiye guhinduka nyine bake mu gitondo se wabo aza kutubwira ngo tujye gushyingura nk'abandi nk'abaturanyi mbese abantu b'abavandimwe tugiye mbere y'abantu ntabwo tubakira
batadusangira kugira ubwoba. Hanyuma tujyayo, tugeze mu irimbi kuko ari 13 z'ukwa 9 ngo bamwishe. Tugeze mu irimbi uwe mwaka 19 z'ukwa 6 hari ukundi bahera ko tugeze mu irimbi batangira gutwika aho kugira ngo aho mwabonye ari agakiriro. Tubona inka zirabira, abantu biragenda, imyotsi iracumba, byaturutse rero hakuru ibiti mu nyaga. Batangiye gutwika, batangiye inka bahunga barahunga. Ubwo turi mu irimbi tubona abantu baraje buri irimbi ryari hariya ryubakiye, bararyurira, bagizemo twe bayinari barimo. Urumva ntibaturebaga neza. Noneho bahageze umwe nari nicaranye na se wabo wa Kajangongo, noneho araza arababwira ngo ati nimuvemo tugende, bambaye bwa butambaro bw'umutuku, nimuve tugende. Ati baravamo. Mbaza uwo musaza yari icyohererwanye, ndetse ntibariya bagiye ngo byihorere, ngo bagiye mu byabo natwe turasigara mu byacu. Noneho uwo mukarani wa Sebazungu araza asanga aho nari nicaye, arandembuza, yitwaga Ruca mu Kibatsi, anjyana hirya. Turabizi atubwire ati bene wanyu bari aha bose, ati mugende, ati bavuze ko bari babasasire Kajambo. Ubwo duhera ko tugenda twongorerana, bamwe barenga irimbi, bandi bagira bate. Ubwo abantu abahano ntibari bazi ibyo ari byo. Padiri aturuka imbere mu mazu yabo, araza arampagara ati n'ibiki, ati abo bantu barashyingura ryari, ntibazumunkurikiye. Noneho ubwo ndakomeza ndagenda ngeze imbere, mpura mushiki wanjye wari uturutse aho ngaho igishari nyine, bari batangiye nabo guhunga, bamenye bahunze. Inaha ariko bari bibereye aho batazi ibyo ari byo. Hakurya mu miyange bicika, inka zabira, imyotsi bicika. Nuko noneho turamanukana no mu rugo, usanga abantu bari aho. Hari mukuru wanjye nyine nawe yapfuye hambere aha ngaha, yaratuye imbere hariya nyine twari duturanye na papa ibera, yari umusaza umukecuru. Turabutse n'umutabare n'umuhungi, ibintu byacitse. Ati duhunga iki, dore hakurya birayoba abantu, babona uwo mukobwa we yaje, barabibabwira uko byagenze iwabo, si uko intambara yatangiye. Ubwo noneho bahera ko barazamuka bajya mu misiyoni, bafashe udutwo bashoboye bajya mu misiyoni. Ubwo twebwe turavuga ati ntaho tujya rwose. Muzi hari abantu bari inahangaha, hari umuntu witwaga Kwereri, yari umushoferi, n'undi wari umushoferi wa Gatete, tuba tuzi ko bafite imbunda. Ariko noneho abantu bazarubona nazo mu hakurya zasibagire, abatwitse baturutse Munyaga, abino bari benshi nabo barahunze, bavuye za Munyaga hakurya. Nuko hari ukundi tujya kubatega rero n'imiheto na hepfo hasi hari baraje, hari tujya gutega ngo tubarwanye. Imwurire hakurya imwurire, aha bavuga ko muri Kigali nta kibazo cyari gihari, ko n'abantu benshi bahungiyeyo. Nuko bavuga ko nta kibazo, ariko bihari bitararura. Nuko duhera ko turabatega, baraza bajya hakurya yacu, hari agakombe, bavuza ingoma, amafirimbi, amahembe, kandi twari bangahize, twari bake cyane. Turate ngaho ni mwambuke. Hari n'abimurire bari baje badusanze baje kudufasha hakurya, mwambuke turebe. Bahera ko baratinya
ati mujye guhamagara Sebazungu. Yaraje aramanuka n'umupolisi uyu twarabareba ko twari duteganye. Era umupolisi niwe wari ufite imbunda. Baturasamo isasu rimwe. Abandi ntibambutse baracyari aho baturashemo isasu rimwe rigwa imbere yanjye. Rigira ati ngo aho rigwe ryarahacukuye hazamuka agakungugu. Tuti bati ntacyo. Ariko ubwo twaba tuzi ko abagabo bombi bafite imbunda. Twagatete n'agakwere mbona nta gisubira. Barashe irya kabiri rigwa imbere y'umuntu witwa Ntwari wari hirya yanjye. Murabizi bati nimushi tugende. Ubuse ko barasa ntidusubizeyo. Turafata umuheto turasa hakurya hariya. Ntabi. Mushi tugende. Kutubera ko twirwa imishwaro rero. Ubwo rero abantu bari batangira guhunga. Ubwo niho Kamiri we nawe baramushaka Kamiri, hari n'undi Kamiri bitiranwa ariko bashaka kubica. Noneho ujyaho kwa mu bafurere nawe ku manywa sinagaragaraga. Najyaga muri shapeli yabo yo basomeragamo misa. Nkirirwamo nkaza kuza nijoro njya kuryama. Ariko noneho nkaba ari igihe ureberera nuza wese zari zihari z'abantu bitumagamo kugira ngo habe isuku. Aho abantu bari usanga hari nikomeye. No Kamiri bamuhiga namujyanyemo muri wese ndamukingirana. Muri wese namushyizemo ndakinga. Noneho ndakinga. Hari imodoka zazivaga Uganda. Hari n'umugabo wajyaga atwara wari ufite imodoka inahangaha yari atarahunga nawe. Kuko imodoka zavaga Uganda zarazaga zigapakira ibintu aho twari turi. Zigapakira ibintu noneho zikagenda zikirirwa hakurya hariya aho bita kwa Karangara hirya hariya. Bavuga ngo ni muri Kigali. Nta kibazo cyari zikirirwayo n'umuntu wagiye ku bintu twapakiye. Bwacye nka saa 12 bigiye bwije zikaza abantu tukajyamo tugahunga. Ariko hari n'abagiye bahunga n'amaguru. Ubwo turahunga abantu bagiye ntibahungiye rimwe jye nahunze itariki 24 z'ukwa 10. Ubwo Sebazungu yaravuze ngo nibambona babaje gutwika hazajya umuntu nje urwara ngo bazamfate banzane. Urumva bazantabe mu isoko hariya rya soko ry'Rwamagana uko ari mfite igisunzu rero ngo bageze aha bagerera igifunzo cya Kigeli. None abantu bakabimbwira. Imodoka yiriwe yirazira dupakira tujyamo turagenda tugeze mu Ndatema baraduhagarika. Abaparimuti n'ibihoro n'ibibando n'ibiki byaho. Baduhagaritse ntabyo baratumara. Ahera ko umushoferi avamo avugana nabo abahama amafaranga. Hari amashiringi yabahaye n'amafaranga sindi. Naho mbona baraturetse. Turagenda. Twageze Kagitumba nka saa 10 z'ijoro. Ntabwo rero imodoka yamukanaga abantu. Batuvanamo. Bene bacu witwaga Mukuru Arinda Abanyankiko bamushyize muri wesi bazana ibireba baramutwika ari muzima. Na Rucira rwa Biguri nawe niko bamugenje. Mbese byari mu ntambara nashingiwe mu ntambara. Ubwo rero ku kanya Rwamagana imodoka zadukuye Rwamagana ziratuzana zitugeza ahantu hakurya y'Ubutara. Nahibagiwe ariko ubwo izo modoka zabaga zitanzwe nande? Ntabwo niba kuba zitanze sinjya kukubeshya. Yego. Sinjya kubeshya sinzi wazitanze. Tugeze aho hantu mbese twabaye nk'abahacumbika. Tuhavuye tujya Shungerezi. Shungerezi tumarayo iminsi mike
nibwo muzehe namubwiraga nti akazi ni karuta ababyeyi genda wohereze rwa muntu wasangiye aha ngaha yari yagiye ku murenge bakamenya ahantu yitwa ku Rugarika noneho tuzashaka imodoka zijya muri Zaire ndaza ndivugana n'umusaza azana abana bansangije ajya mu misiyoni akamenya hari impunzi nyinshi cyane zuzuye kiliziya yuzuye noneho njye Kigali ubwo nashaka imodoka ijya muri Zaire imodoka zajyaga muri Zaire ntizaboneka ndagenda ngeze i Kigali ndagenda shaka Kamiri yamaze iminsi afunguwe intambara y'akajangwe yaramufunze se ubu yaraturutse ndetse bagaforomo aratoroka intambara yabereye igishari mu ngo iwabo bagaforomo bahica umugabo kajangwe yapfiriye haruguru iwabo yaje ku mugabo witwa Kayumba ari umuveterineri noneho Kamiri yari ku cyarahani Rwamagana ntabizi bageze baramubwiye agenda Kamiri yarashishutse aha yavuye muri gezambwa ati amazi y'ingorofani niyo yampembuye yo ku ngorofani ndara noneho amunsigiye imodoka mpendahenda abashoferi tubona agashongaraje tushyiramo n'abandi bantu bamuhanga hariya benshi turaza tugeze aho Ikiramuruzi mu rwene hariya tuhasanga bariyeri ya Parlement iraduhagarika imaze kuduhagarika abashoferi babiri batanga amafaranga turagenda gucya tugeze ku mupaka turambuka tujya Uganda dutyo. Nitwa Nkurunziza Claver ariko hagati aho harimo n'akandi kazina Petero Claver ariko abasaza n'abakecuru banzi nka Claver Nkurunziza Claver. Ubu mfite imyaka 71. Kugaragara kuri muto tubikesha Imana. Nkaba naravukiye mu Rwanda nyine muri icyo gihe igihe u Rwanda rwari rutarabona ubwigenge. Amashuri nayatangiye navukiye muri komine Kabarondo niko bayitaga prefecture Kibungo ahantu bita Irukira na Bugambira hafi y'Ururamira ubu ni muri Kayonza. Ni ibirometero nka 12 uvuye Kayonza mu mujyi yego ugana Kabarondo. Natangiye amashuri primaire muri 5 nyirango na 4 cyangwa na 5 gutyo. Byari bigoye twari tugenda urugendo rurerure. Nabyibuka rero hafi ku musozi wacu aho nigiye hari primaire ya mbere gusa. Noneho primaire ya mbere irangiye ibingiyo primaire ya mbere nayigiye Bugambira ibirometero nka 4 uvuye mu rugo. Ubwo no kuvuga ngo nagendaga ibirometero 8 kugera no kugaruka muri primary ya mbere. Umwaka wa mbere ushize urangiye tujya batwohereza ahitwa Iruramira ni hafi ya Kayonza gatoya. Hari ibirometero bindi bigeze nko mu 8 cyangwa 10 gutyo. Kugenda gusa umwaka wa kabiri tukagenda urwo rugendo. Aho ngaho ni hafi y'ahantu hitwa Inkamba. Hari nanone primary ya kabiri ni ya gatatu. Niko byari bimeze. Ubwo mpiga iyo myaka primary ya kabiri ni ya gatatu. Igihe kigeze rero umwaka wundi urangiye. Ubwo turimuka tujya nimukiye Imunyaga. Munyaga hagati y'Umunyaga na Rutonde. Yego. Noneho naho mpiga umwaka wa 4. Mu mwaka wa 4 rero jye nageze mu wa 4 muri 59. Igihe umwami yatangaga. Yego. Ubwo ari umwami ndi.
umwami Mutara Rudahigwa yego yatanze mu kwezi kwa karindwi. Ubwo natwe twari turangije igihembwe cya nyuma cy'umwaka wa kane. Ubwo abatsindaga bagatambuka bababwiraga aho bazajya kwiga. Banyimuriye Rwamagana mu mwaka wa 5. Ariko nahize iminsi 3. Urumva icyo gihe rero abantu bari baratangiye kwangana, babibyemo imbuto y'urwango. Ndibuka umusaza papa bari bamufunze inshuro 2. Noneho bamufunguye mu rugo, ariko mu gihe muri 59 ubwo nababwiraga twayaga tuva kwiga, ukabona amazu y'abantu bayatwitse, amazu y'abaturage. Utarageraho kuki wize iminsi 3 hahandi? Nize iminsi 3 kubera ko igihe cyari kigeze cyo guhunga. Twafashe mbere ababyeyi bafashe icyemezo cyo guhunga. Ubwo rero twahunze muri ubwo buryo budateguwe. Umuntu akiyaranja akavugana n'abandi bakaza guhurira ahantu, abafite amafaranga bakagendera mu modoka. zabaga zihari Hari imodoka twitaga Rubaho. Izo zari za kamyo z'iki gihe. Rubaho zari zubakishije imbaho nyine. Nko kubona imodoka za kamyo z'iki gihe zubakishije ibyuma, ziriya zindi rero zari zubakishije imbaho, niyo mpamvu bazitaga Rubaho. Nuko ubwo ndumva hari muri 60 cyangwa 61 gutyo. Umwami Mutara Rudahigwa yaratanze. amaze umwaka atanze. Umunsi atanga nari ku ishuri, twakinaga agapira. Noneho tugiye kuma twumva umushyitsi urawumva, umutingito. Noneho abantu baza kutubwira yuko buri gihe habaye urupfu rw'umuntu ukomeye, cyane cyane nk'umwami yatanze, habaho uwo mutingito mu gihugu hose. Aho kantu niko nkibukiraho dukina agapira. Umwarimu wacu araza aratubwira, twayitaga ibare ni nk'iboro, football. Mu Gifaransa rero bayitaga ibare. Mu Gifaransa sinzi ko bayitaga, ariko twakinaga ibare nka 4 saa 5 gutyo. Umwarimu araduhagarika ati tugirirwaho amakuru atunguranye yuko umwami yatanze. Uko yatanze nabyo n'urundi n'indi chapter. Nabo byagizwemo uruhare n'abantu benshi, cyane cyane abitwa ngo barategeka. Urebye twari tumaze kubimenyera, kuko abaturage bajyaga bigurupinga bakishyira mu dutsinda. Uyu munsi ukumva ngo batwikiye kanaka, ejo ukumva ngo batwikiye undi, ukumva ngo kanaka umuturanyi bamukubise bamwishe. Icyo gihe nta mbunda zari zihari. Kwica umuntu bamwicaga babanje kumukubita bakamaramo imbaraga, bakaza kumuhorahoza uko babishaka. Umubyeyi wanjye baramukubise, bumva bamwishe bihagije, bamusiga umurambo we, niko nabivuga, wose ku muhanda. Hari nka saa 9 z'amanywa. Mu kagoroba akayaga gahushye, asa nk'ugarura ubuzima. Umuturanyi wacu namwita mugenzi we, yari yaramugaye, yararwaye inyonjo, ari umusaza wibana.
niwe waje kumufasha amukura aho ngaho bari bamwiciye ko nabivuga kuko bari bamuhereje amujyana iwe yamaze nk'icyumweru uwo musaza amukanda amuvura mu buryo bwa gihanga nyine igihe kiragera rero aza guhunga ava aho ngaho agiye kwivuza ikibungo yagiye nijoro ajya kwa muganga amarayo iminsi hanyuma ari kwa muganga aza guhura n'inshuti ze zindi twari duturanye arabatuma tumugere mubwirire umugore n'abana yuko itariki yineye tuzahurira Rwamagana tugahunga twaba mu gihugu urugendo ruratangiye sasa urugendo ruratangiye ya nta kundi kwitegura rero abantu umuntu yagenaga n'utwenda yambaye nta masakoshi yabaga icyo gihe ugashyira ibintu muri handbag n'iki ni ukugenda uko uhagaze nyine umunsi sinyibuka ariko twageze Rwamagana nka 8:00 hari abandi bari bavuganye bahuza gahunda nabo abakererewe turabategereza Rwamagana twahavuye nka 11:00 z'umugoroba tugendera muri iyo rubaho turagenda umuhanda wose tugeze ikiramuruzi hari abacuruzi b'abaswahili twabitaga abarabu bari bafite business tuduka twageze ubwo abana twebwe twari dutangiye gusonza umwana yashongararira turarira mpaka urumva noneho ikiramuruzi twageze nka 1:00 n'igice barahagaze bagiye mu karesitora batugurira ibyo kurya bose ibyo ryo nariye ndabyibuka twariye igitoki kitetse ku bishyimbo ya ntangaha ngira ngo muri iyi minsi babita gatogo yego yagita gatogo togashanyije bivanze gutyo yego turariye abana ubwo basubiyemo ubuzima turakomeza uwo muhanda wose kuva ikiramuruzi ugera Kagitumba twahagenze iryo joro ryose imodoka sinzi uko byari byagenze ariko urwo rugendo umuhanda wari kaburimbo se kaburimbo ntayari hari nyira urumva umuhanda ari mubi umuhanda wari mubi so yagendaga ihagarara nyine harimo ibinogo harimo iki tugenda tubisikana n'inyamaswa zari muri pariki Kagitumba rero ku mupaka bahitaga kwa Rujigo ubwo yari ni nka customs office border point tuvuyemo tutegereje yuko bafungura isaha zo gufungura ibiro zigera niba ari 1:00 niba ari 2:00 sinibuka ariko hari mu gitondo twambuka kiriya kiraro cya Kagitumba abasaza uko bavuganye n'abashinzwe abinjira n'abasohoka simbizi ariko twarambutse tugera hakurya na rubaho yanyu rubaho twayisize turasozanyije tuvuye mu Rwanda rero turambutse tugeze Kagitumba hakurya bahitaga Mirama twahuriraga ku ishuri aho ngaho ahantu hose bahinduka bazana ibiti bazana amabuye bazana ibintu by'ishyano byose kwica abantu turahunga tujya komisiyo aho ngaho hari misiyoni hagati ya Rukombere handi impunzi ziba no hagati ya dispensaire hari baratangiye kuhubaka hari santarari bamwe bahungira kuri santarari ngo mu kiliziya ntacyo babatwara natwe duhungira kuri dispensaire niho hari iwacu tuhageze tureba iwacu harashye twumva inyana zabira inka
kumva tubona imyotsi iracumbeka kuko twagiye aho ngaho ku misiyo aho twebwe tugiye kuri dispensaire ariko papa n'abandi n'umusaza wundi wari se wabo niwe sogokuru twabonye nawe barajyana bajya aho ngaho inka zimwe zasigaye bazijyana aho izindi baratwaye tugumye aho ngaho nanone haza ubwo bari batangiye gushyiraho burugumesitiri n'abandi baraza ngo ntabwo ngo buriya papa abaye agiye mu rukumberi n'abandi bantu ngo bagera nimugoroba bakaza kwica abahutu bati si nuko bati mwebwe murazizaza twebwe ariko twagumye aho kuri dispensaire abandi bantu igice kimwe kiraho kuri centrale noneho baratujyana rero bazana imodoka bazanana na papa bamushyiramo wa musaza asigarana n'umwana wundi musaza wanjye ise w'umwana witwa Theo Muramozi bo barongora inka bagiye y'urukumberi natwe twese umuryango tujya izaza hari imodoka hari umugabo wo kuri dispensaire yari afite akamodoka k'akamyoneti sinzi uko mukita ni kamyoneti noneho akamodoka tujyamo nk'umuryango mama n'umwana yari afite nawe Eugene mutoya n'uwo muramukazi wanjye nawe yari afite akana gatoya bicaye imbere n'umushoferi natwe twese twiripakiye tugiye aho ngaho inyuma turagenda tugeze ahantu dusanga barahagaze nk'ahariya ku musozi igihe cy'umuntu iyo kitaragera ntabwo bafata impini bakubita mu birahuri imodoka ikomerezaho iragenda igihiri kigenda gifashamo mu birahuri babana bari imbere na ba nyina nuko bageze ku misiyo ntawatokowe ntawagize ute babakuyeho ibyo bisate by'intuza turagenda tubaye ku misiyoni turahabaye umwanya muremure tubaye impunzi neza mbese tutangiye ubundi buzima butari bwabaho abashoboye guhungana utwenda uduki bakarambura aho ngaho ku isima tukaryama gutyo n'abasaza n'abakecuru n'abana bato baratangiye baduhaye imposho bakaduha ibishyimbo bakabiteka mu ngunguru nabirebaga hari abantu abakuru bashoboye guteka ntabwo njyewe nateka bagateka imvura ikagwa ibishyimbo bigashya sinzi niba ari imiceri sinzi ibindi biryo bazanaga bihiye bidahiye icyo kunywa twanywaga amazi mwarimu umenyereye kunywa amata abana batoya bo cyane bakibaza igituma batanywa amata akakwegera atamata turahabaye nuko bageze aho bati mwebwe padiri araza aravuga ngo Sematuro ngo nasubire iwe ngo nasubire iwe bamutunganyijeho kuba ngo ntacyo bitwaye ati noneho mu gitondo nka saa 11 ntabwo mbizi sinzi igihe yagendeye arabyuka aragenda oya ku maguru aragenda aje ahantu ngo ku maduka bari Karaba niba ari Simazi baragenda aje kuvura abona imodoka akomerezaho aje Kibungo tumodoka twagendaga padiri araza turaho ngo twabyutse kuko padiri n'ubundi yajyaga azi iwacu kwa kundi baba bari ku misiyoni ariko bakaza gucumbika nk'aha
hafi yo kwa Sushefu. waba wibuka izina rya padiri? yari umwera yari umwera Ranimeteresi, yitwaga Ranimeteresi. akaza mu rugo atuzi Jean d'Arc, John, Eugene, twese atuzi natwe muri aho padiri tujya padiri yaje akaza mama nanjye mumpe ikivuruguto akaza twicaraho padiri aza kuganira akagenda. Nyuma y'ubwo rero bihindutse urumva yari atuzi ko yajyaga aza mu rugo aho bakavuga ngo padiri yaje akagishyira ihema nk'uko yarishyira hirya aho iwacu. Noneho ubwo icyo gitondo araza ngo Sematora ari he? Bati ntawe uhari. Ngo ariyizi kugira ngo ari kwa muganga. Abasaza twari kumwe bandi arababajije arabakomereye barambwira ati ariko amaze iminsi arwaye urabizi ko ari umurwayi. Twahunze yararwaraga igifu cyane, icyo cyatumye mwebwe mwasanze atanywa nk'inzoga akanywa itabi. Twavuye mu Rwanda atabiheruka. Noneho aragenda baramubwira ati ntabwo tubizi, ariko umuntu niwe wari wababuriye ati nyabura ushaka uko bigenza kuko urasubira muri komine kandi ni ukujya gupfa. Noneho muzehe ngo arikomereza. Nanjye ubwanjye ni uko nyuma yagiye abidutekerereza ntabwo namenye, nari mukuru yego ariko sinamenye ngo yagiyeyo. Araje kuko na padiri yaraje akatubaza, ndamubwira ntabwo tubizi. Yatubazaga nk'umuntu uzi Jean d'Arc, papa ari hehe? Ntabwo mbizi. Abo basaza rero n'abarabateranya ngo babwira nabi ati yagiyeyo. Ati rero umusaza yararwaye ngira ngo agiye kwa muganga. Ati sinzi aho yagiye. Undi atari ko ati yahoza. Aramwihorera ariko babizi ko yagiye. Agenda rero ngo ageze i Kibungo asanga padiri nawe yohereje abandi bantu. Hari umupadiri w'umunyarwanda, umupadiri ngo yajyaga avura umwijima, avuza imiti ya kirabura. Mujya mubyumva mu mateka ko babivuga. Ntabwo muzi, ari umunyarwanda ngo ari aho i Kibungo avuza imiti ya kinyarwanda babizi. Cyane cyane ngo yavuraga umwijima. Noneho rero amubonye ati bahuye ati Sematora ngaho urabeho rwose. Baragoshakisha imbwa n'abahigi. Baragenda yakingura icyumba cye. Niba uje munsi igitanda ukakwirwamo, niba ugira ibigisimbizi, gusa ngiye kwikosa urufunguzo rw'ubure nanjye mbure. Umusaza agumye aho ngaho muri iyo nzu kwa padiri. Kwa padiri w'umwirabura w'umunyarwanda. Wa mupadiri rero waje mu gitondo kudushaka, twebwe yadufashe, buri wese aramuzi. N'uwabaga umwana uri hirya wakiniragayo, urabona bariya abana bose ba Godfried bari bakiri batoya, bashobora kuvanga n'abandi bana b'abo bantu. Ariko kuko yari atuzi yagenda agaterura akanaga mu kimodoka cy'ikirori. Ati nawe uruwema, nawe uruwe, nawe uruwe, twese dushyiramo. Tugaruka rero hahandi hari iwacu. Ariko tugaruka kuri dispensaire. Uwo mugabo atubonye arumirwa rwose. Aravuga ati simbuze iyo bari hehe? Batatu tubizi. Ariko babyongorera. Ahantu ngo hepfo y'iwacu, ku yacu hari harahiye, hepfo y'iwacu ngo bari bahateguye ngo bazagire aho badutegurira inzu yo kujyamo tukarara, tukajya muri iyo nzu nijoro tumaze kuryama bakayitwika na esanse. Nizo mpuhwe. Bakayitwika na esanse. Turagenda rero twebwe tuguma kuri dispensaire, ariko baza kuvuga yuko twahageze
twicaye aho abo bantu bo muri urwo rugo baradutekera turariye abana bararyamye tugumya noneho ubwo umwanya tukiri aho ngaho nka ni mugoroba wenda hari nka saa 11 saa 12 hari umugabo wundi data wacu yavaga ku ishuri ku mashuri aho yigishaga ariko inkuru yamugezeho ko twaje aho ngaho umugabo ngo arumirwa araza kuko hageze aradusanga hadusanze papa nabo barahageze padiri ko yaje ngo yanagiye yamubuze rukoma yamubuze ahantu hose ariko asiga bivuze ati abana bari kuri dispenseri muze kubashyira aho ngaho hari nka za saa 10 wenda nuko tugumye aho ngaho noneho papa araza aje nta kindi we no kuvuga ngo yafata iki yagira ati yanavugana n'abo bantu oya azanye akamodoka neza nk'uko yagahagarika tubujemo tugiye turagiye n'ikibungo tuhageze dusanga ngo padiri yahaje wahize kweli wa mugabo ariko wa padiri akinyarutsa mpuzo umwenda kumubwira ati wa padiri wawe yaje wa muryango wawe waje kandi ubwo yaraje tuhageze nanone arongera kwihisha twebwe tugumaho ikibungo ubwo bibaye nimugoroba cyane bibaye nijoro hari imodoka byazaga ngo bivuye i Uganda ntabwo ibyo imodoka gisingi bibona birebire nta baraguteruraga kugira ngo kijyemo cyari kirekire tugiyemo n'imiryango n'abantu bandi bahunga badushyire muri icyo kimodoka nk'abashyira ibishyimbo mu mufuka turirundanyijemo turagiye ni nijoro ariko padiri aravuga ati ntacyo ndahari waba undi w'umwirabura w'umunyarwanda akamukomangira ati ndahari ndaza kukubwira uretse wizereka wa muntu wawe ari hafi ubaho ukwezi twamaze kujya muri icyo kimodoka tugiyemo n'indi miryango y'abantu bamwe hari abantu bamwe muzi nko kwa Kanyabujinja nko kwa Mudenge nko kwa Ruje bagira ngo nko kwa abandi bantu bariya bagiye za Gitabi wabo umwagabo witwa Kagina iwabo abandi bantu Kagina ka Kabuga ababyeyi be nabo aho icyo gihe bari bakiri abana bari noneho twese tugiye muri icyo kimodoka ni nijoro ni mu mwijima bwa nyuma rero padiri araza umwirabura wa padiri haza komangira papa mu modoka aho yihishe mu nzu kwa padiri aho yamuhishe ko nimugoroba padiri yagarutse kuza kureba wa Randi Maiteresi wa muzungu watwoherezaga muri komine nuko noneho rero araza aramukomangira ati abana bawe bose barimo ati araza ajamwo ayo nkariya nka mwene aha rwose arugame ntabugamo nanjye ariko sinzi abantu banjye ko barimo agenda ahamagara akamwitaba uriya mwana Ngazari umukobwa umwe w'abantu b'abanyagitabi aramufata aramukikira nuko sinzi abantu bazi ibintu sinzi umuntu wari ufite isitima aramurika agahamagara runaka akamwitaba runaka hari mu mwijima kandi iki kimodoka kingana nka ishyano sinzi iyo byari byaravuye sinzi ikibona rubaho iri ku rutinde tugiyemo ntituzi iyo tujya ntituzi icyo dukora
ariko ubwo ba bantu bo nkuru y'umwana isubira inyuma ba bantu bo kuri dispensaire wa mugabo wahadusanze data wacu baramubwira ati reko muzehe Sematu n'iyi ngano yawe n'ukuruku n'aba bantu urabajyana hehe ati bazagwe hirya bataguye aho muri aba batindi bazagwe hirya niko rero uko twagiye ubwo ngo ikimodoka kiratujyana he i Buganda ku mupaka twageze ku mupaka mu gitondo cya saa 12 ndabireba mbeho yatwishe inzara yatwishe mbese turareba dusanga tugiye nk'amahanga bonaga ari ibindi muri urwo rutondo turasanga abasirikare rero bagasaka bakareba ibintu dufite. inkongi itangira kundiza kwa Mbonyumutwa inkongi imaze gutangira kundiza kwa Mbonyumutwa mu Ruhengeri hatangira witwa ntuza kwica mu maka baratazari aba Banyamata abantu Banyamata bose ni Ruhengeri ni Ruhengeri baba baruvuza mpamo ariko abarera ntibishe baratwitse umuntu nzi numvise n'umwe witwa Rwamahungu niwe wiyahuye ubwo ngubwo Rwamahungu aho yaturukaga ne mu bice by'iwacu yabaye umutwari yongera inkongi iratangira baratwika kundiza bahera ku mugore twabira kimase katarabirwa wari gatwaraga uburambi bakana mugiye bari bice n'undi witwa Butwatwa Felix bawe umucamanza bice n'abantu bakundiza benshi intambara iraza igeze hariya hari abita kukabadahari ku karere ka Mushishiro abanyamushishiro n'abanyabitare na Gikomero bagenda bimira intambara bayimira bari abo bapima icyo karake bari base bakarenza karake iyo misozi yimira intambara dushaka intambara nigo niyo abanyakundiza bamaze kuyimira hari umupadiri witwa Padiri Gisha aragenda hamagara baba bari matimuze babwira ati abatutsi urebye niba babwira ati bagiye gusubiranamo abaturage gusubiranamo abatutsi batanzwe muri ibitero bikora ureke ibitero byo kundiza bije ahantu twari turi nk'uko ndiza biri hariya twe dutuye hano abo twari duturanye babahuje n'abandi niko nkwereka ko abanyarwanda bari bamwe batari bafudukira ubugome batwika ibyikoni atwitse ibyikoni ibitero byo kundiza bisubirayo ibyo ni bikoreka ko abanyarwanda twari dufite ubumwe basubirayo noneho kugeza igihe runije abahutu bacu bandika ibintu bitatu vive demokarasi du Rwanda vive repubulika du Rwanda vive le perezida du Rwanda runi irabibona bageza Gitarama aho ngaho tujya harya Muhanga tugiye kujya rujya tubona bageze ijoro kurumva ko byaje buhoro byotota noneho hari Gitarama naho uriya Abanyamabuye nta nubwo abatutsi bahanye bake nta nubwo batwikiye abantu cyane noneho hano ubwo ntumva ko byaturutse kundiza noneho bari bafite ba fondateri ngira ngo niba no kumubyita mu Byongereza hari iwacu hari uwo ngo Mbonyumutwa Butare hari igitero uwo ngo hari na Makuza se so Makuza ise yitwa Makuza Makuza Stanislas nkaho bari warize university mu Rwanda niyo mpamvu bajyaga no muri babaza bamwe bakavuga ati icyo Makuza kubavuze natwe nicyo tuzi urumva ko ibice byose byagize aho se bari bafite abafondateri batoye abanyarwanda bari barahunze urumva abanyarwanda bahunze bagiye bafite inkovu yuko abari kubatabara bavandimwe bo mu idini bari kubatabara bari ubuyobozi idini ryarateranye ubuyobozi baraterana tugeze hariya barongera badukurikiranye tugiye baradutwikiye abarundi rero badushyira mu makamyo babatwikiye kubera iki rero kubera ko urumva muri mu kindi gihugu muri abanyarwanda abarundi batwakiriye bumvira no kubashimira ariko igihe ntabwo ari bo kuko ntawuna n'umushuka kandi urwango ruza rwihuta kurusha urukundo
nabwiye ko urukundo mu Rwanda rwari gucayuka kubera nyine ayo mateka yaje kubaho atyo. Tugeze i Burundi rero u Rwanda ubwo buyobozi bwari bugiyeho bwa nyuma ya independence 1964 twaje kudukurikirana noneho ubufatanya n'Ababiligi b'abakoloni bata Abanyarwanda b'impunzi kugira ngo batazagaruka ntibakwiriye gutura hafi y'igihugu. Twavuye rero hafi hariya tujya kure hafi ya Tanzania. Urumva aho imushiha ni nko kuva nk'aha kugera hariya kuri aeroport umenyere kure ujya muri Tanzania kuko niho iwacu bajyaga mu isoko uri muvuye imushiha. Ubwo ndababwiye amateka mbabwiye no kuva 1961 kugera 1963 turi Burundi kuko icyo gihe haje no gutera n'inyenzi zaraje. Icyabiteye cyane kirakaza leta y'u Rwanda rero hari hateye inyenzi ukwezi kwa 12 1963 ziratera inyenzi ziva hano ku mpaka ziza hano Bako zigera hano Karumuna. Zigeze Karumuna zibuze ramforo zisubira i Burundi. Ibyo byatumye rero leta y'u Rwanda irakara yongeye yari yagiyeho yakayibanda noneho b'Abanyarwanda bitwaga inyenzi bose n'ababyeyi bacu ubwo babaye inyenzi kubera nyine izo nyenzi zateye. Izo nyenzi rero zagomba kuva hafi y'umupaka zikajya kure. Zigeze ahitwa Burori basanga ziri hafi kunyenzi zakomeje gutera kandi izo nyenzi ntabwo zari Abatutsi gusa. Urabona inyenzi zari urubyiruko rw'abana b'u Rwanda bageze mu mahanga baravuga ati tukumbuye u Rwanda kuko ndibuka mama amvuga ngo mu Rwanda rwacu rw'amata n'ubuki. Abana banyere babona amata n'ubuki simbiza ahangaha ariko aracyahari nimuyasigashyira muzabona amata n'ubuki arahari. Twatwawe n'imodoka zari zateguwe na UN. Yego. Tuvuye aho ngaho tugiye Rukinga nayo yari transition point, reception point y'impunzi tukabakira. So bubatse utuzu tumeze nk'uturaro ikiraro cy'inyanura kibona. Yego. Ariko ku mupaka twarahageze baratubara bakabara umuryango bakawuha amaposho. Baduhaye ubunyobwa agafuka ka kilo 25. Baduhaye ifu y'uruhunga kiri 100. Ubwo bahabwaga imihoro yo kujya gutema ibiti bagahabwa ibyo twitaga iposho. Ni ibiryo byo guteka. Yego. Harimo ifu y'igikoma, ifu y'ibigori, harimo udushyimbo, harimo n'ibinyobwa, ibintu by'ibanze nk'amasabune. Ikintu nibuka nuko aho umuntu yasizaga ikibanza cyo kubakamo icyo kiraro ibyatsi yatemaga byari bihagije gusakara. Yari ishyamba. Iyo reception camp rero iyo transition camp yarimo abantu ndakeka bagera nko ku 3,000-4,000. Urumva kugira ngo habe isuku ihagije bacukure toilets babona amazi bagiye gute byari ibintu twabeshejweho n'Imana urebye. Ibyo biryo baduhaye ntabwo abantu bari bazi guteka ibyo binyobwa. Ako gahunga abenshi baraharwariye ko babiryaga bidahiye. Abarwaraga babivurizaga hitse. Umuntu yararwaraga bavurwaga n'imiti y'igishaka. Imiti ya Kinyarwanda nibyo bari bazi. Igitangaje nuko byakoraga. Ariko kubera ko abantu bari benshi ya sanitation yari ikibazo. Yego. Bakituma toilets baba bacukuye batakoze neza. Abarwaye benshi barwaye dysentery.
ya barwaye diarrhea abandi barwara indwara bitandukanye ariko hari health facility urwaye malaria iki bakamuha utwo tunini nako ntabwo twabaga duhagije supplies zabaga ari nke cyane so dukinga turahavuye nyuma y'icyo gihe ko impunzi zabaye nyinshi batereka bamwe zimwe tureba ahandi tuzituza kugira ngo zisige umwanya w'abandi bashya baza abazaga bafite amatungo babajyanaga ahitwa Nyakivara ko hari urwuri ruhagije rwo kuragiriramo inka abatari bayafite babohereza Shungerezi ahitwa Shungerezi uko bagendaga babatuza rero abavuye muri komine runaka baritoranyaga bagakora ekampu niho amakampu yavuye amakampu niho yavuye kumva kwa kanaka bari muri ibyumba bagiraga amazu nka 20 cyangwa 100 ariyo kampu ibyumba ya mbere ya kabiri ya gatatu kugeza ku 10 barangiza bakajya ku yindi prefecture ubwo bari muri byumba nabari bavuye muri prefecture ya district ya byumba abavuye Kibungo nabo bakabashira mu makampu yabo Kibungo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugeza ku 10 hanyuma aho abantu muri kuba benshi noneho birenga 10 ya kuri 11 12 gutyo twebwe rero twatuye muri Kibungo ya 19 Nyakivara Shungerezi ahantu ubwo kampu yitwa Kabarondo abo muri Kabarondo twari muri 19 abari muri za Kibungo ya 8 ya 9 ya 10 nabo bari bafite udukampu twabo ndibuka icyo gihe abantu bari yaranje abagiye barabarimu bafata responsibility yo guhugahuza abana nabita kubahugahuza urumva ngo be kurangarira mu bindi abari bafite abari barahunze barakoraga nk'aba medical assistant nka soko Rujeo yari medical assistant yari docteur muri make Rujeba yari medical surgeon yari consultant yari umuntu wese warwaraga batumagaho Rujeba uko yabonaga imiti ntumbaze uko yabonaga inshinge yagendanaga iseti y'inshinge yagera ahari umurwayi ku nzu nyine bamutumyeho yagendanaga izo nshinge bajyaga kumuhamagara wajyaga kumuhamagara yasigaga batesa amazi kugira ngo aze ateke rwa rushinge yes sanitation cyane noneho yagera aho ngaho vuba umurwayi akamutera urushinge akamuha n'utunini akajya kureba undi urwaye hirya mu yindi famiye Rujeba yakoze akazi gakomeye cyane niyo twari tuzi turagenda tugera ko aho ngaho ubona Rukinga aho bajyanye impunzi ahantu hanyuma habi cyane suko nari nkibona ibibi ariko hari habi gusa mu Kijandwe hari mu gishanga twe tunanyuraho hari amazi bucya amazi arakama ahasigaye aho twari turi hari mu kibaya ariko cy'igishanga turahateraniye tuhahuriye n'abantu benshi cyane nuko tuhageze abahageze mbere bakuba kutuzu bakakagurisha ishiringi akazu nk'akararo k'inyana urareba akararo k'inyana ko nanjye ubwanjye najyaga mu bandi kunama nuko tugiye aho ngaho rero turicaye
tugiye muri utwo tuzu umugabo umwe agurishije papa ariko wa ntamati wacu mbega abaye musaza wacu nubwo yahungiye Tanzania kwa kuntu abantu bageraga bakajya gupagasa agezeyo akitwa Alfred Sematura tugumanye aho ngaho buri Imana n'Imana ikora ibintu byiza tugumanye aho urumva basaza bacu barasigaye bakuru barasigaye umukuru twari kumwe ni mama Thierry niwe ari mukuru nanjye twebwe twari abantu bakuru na muzehe w'umusaza w'umurwayi yego yaragikomeyemo ariko w'umusaza utari bubasha ibyo byose kandi bagomba kujya gucukura ahantu amazi batuye tuvoma barajya gucukura imisarani barajya gukora mwene ibyo bintu byose Alfred rero akabikora akabikora papa ahereko aranarwaye cyane bazanamo abaherisi abantu bigisha abantu ko ubuhunga butangiye kumara abantu baburyo bagahitwa abantu b'abasaza n'abandi bazanamo abaganga baherisi bamaze kuzanamo abaganga baherisi batangira ko kujya bigisha abantu bahamagara abagore bakabigisha uko ubuhunga butekwa muri Rukinga aho ngaho abaganga baherisi barabaza namaze kuhagira niho bigiye ko ubuhunga butekwa bigisha abagore ubwo urabyumva muri iyo minsi muri abo baherisi baje hajemo ikigabo cy'ibitego bakitaga Rwagatitiba kirandira kiranyikundira kitivuye musigaza bazana imiti buri wa mbere baduhaga bakwini basa n'abadukingira kugira ngo hari imibu myinshi cyane buri wa mbere bakaduha imiti tukanywa imiti amufasha gutanga imiti muri Rukinga ya mbere inkambi zari nyinshi ubwo amufasha gutanga ibisafuriya iwacu hari igisafuriya bita gavumenti ubwa gavumenti umuryango twari benshi baragitekagamo bagatekamo ibyumbati tukajya ku manywa na nijoro ubu kirahari ubwo noneho hashizeho iminsi mike ubwo niho naboneye se w'uyu mpabonera akanyaburinya babara abagunga bose nuko batabani bari abashefu mu Rwanda n'abagunga ubwo noneho muri icyo gihe bati abantu ni benshi mu batwara inshungezi banza baduhe imodoka badutwara inshungezi batugejeje inshungezi muri inshungezi niba muhazi urahazimo urahazi ko sinakweretse aho twabaga muri Gitarama ya kabiri noneho baravuga noneho muri Rukinga abantu bironde baturutse hamwe bagenda abantu 50 batura hamwe uwo Kamili nawe turacyari twageze Rukinga haza gahungu kaza kabwira Kamili cyari umuntu ushaka umudozi w'icyarahani umwuga ni mwiza ubwo Kamili ntaye aho ngaho ubwo Kamili ntaye tugeze Rukinga ariko nawe waramaze kubona akazi ntabona gutanga imiti za gavumenti kwari ugufasha gusa akamba ntabwo ari akazi kadahemba n'akazi naragakoze nkoreje yarahageze buriya yaracakuye nkoreje akishyira ikaramu ku mufuka bamugira nyampara akajya yandika amazu yuzuye nkoreje rero sinzi uko yandobye arampamagara nkajya kwandikira ubucuti bwanjye na nkoreje bwari ubwa kera utazavuga ngo ni bwari bwa kimwe sinzi uko yambonye arandoba amazina akayafata mu mutwe akaza agatanga raporo y'amazu yuzuye buri munsi aribyo bimukorera akatuma nakuzuza bakaba amashiringi 5 nubwo wakwiyubakiraga ariko baguhaga amashiringi 5 Kamili bwaragaragiye Kamili arantaye aja harya kabingo kwa Sebastian Borgeri agenda ajya kudoda icyarahani ubwo badutwara inshungezi tugeze inshungezi batangiye abantu 50 nashaka tuhageze nihagararaho ndavuga none ntabwo niyubakira kanjye kazu batanga ibibanza nanjye mfata akabanza turubaka utuzu twacu none utuzu tumaze kutwubaka tw'utugonyi turanabihoma tumaze kubihoma twubaka akazu ka mbere noneho amezi 6 ashize batangira ku buri muntu wamuha imirima kwihingira noneho bamaze kwihingira inyenzi ziratera muri 63 zitangira kuyoboza u Rwanda u Rwanda rurasakuza zaturutse hano mu Mutara
zavuye mu mpunzi za Nshungezi ziva za Masaka za hehe inyenzi ziteye abantu Kayibanda arasakuza na Oboti bati impunzi gatoya izo nyenzi zaturutse mu nkambi babona abana bavuye mu nkambi nkuko bavuye n'ahanga baragenda barabatraining batera nta training nta kibarambuka gusa bamwe babanje kuba training ariko niyo mpamvu bashize nta mbunda bari bafite nta ibihiri n'ikinemo n'ibicumu n'imbunda ngo zari zifite bakeya baratera none cyaje kuvuga bati impunzi munzi kure ku mupaka muzitware Bunyoro Toro cyangwa ako kantu ni perimi yo gutwara imodoka perimi de conduire wakabonye ryari muri 70 uragakoresha no uracyagafite ahubwo ujya gushaka muri urwo rugendo rwose atwara imodoka ariko ni mwishashi ubika mwishashi kivarisi bashyizemo kivarisi amashaka yari muri kamenya musegura ibintu bazo